ukumva uremerewe, umutima uremerewe, umubiri ahantu hose ukamera nk'umuntu wahiye. Niko wari umeze nawe? Niko nari meze. Wumvaga umeze nk'umuntu wahiye? Numvaga ameze nk'umuntu wahiye. Kandi biturutse mu bitekerezo? Biturutse mu bitekerezo, biturutse mu marangamutima nari mfite icyo gihe. Ari gihe amarangamutima yakurengaga kumva ugezeho no kurira, kumva wasakuza? No, icyo gihe sinariraga. Icyo gihe sinariraga, natangiye kurira nanditse kuri chapitre y'urupfu rwa mama. Ariko sinabashije kuririra urupfu rwe, kuva icyo gihe amarira arakama. Mara imyaka 8 9 ntabasha kurira. So icyo gihe rero mbika amarira, nitoza kutarira, ahubwo nkarwara umutwe. Nkahorana umutwe, nkahorana umutwe w'uruhande rumwe, nababara nkahita ndwara umutwe w'uruhande rumwe, narakara nkahita ndwara umutwe, ibyo bintu. Yego. Ariko bigenda byubaka ikintu ku mutima, byubaka ikintu. Umunsi apfa ntago ari wo munsi wandemereye, kuko yapfuye buri munsi mu minsi yarariho. Yarwaye imyaka myinshi, yapfaga buri munsi. So sinaremerewe n'umunsi nyirizina apfa, kuko umunsi nyirizina apfa nabonye ko aruhutse. Ariko naremerewe no kumurwaza n'ibintu twanyuzemo, arwara apfa buri munsi. Abantu bafite abarwayi barabyumva, abarwaza ababyeyi, abarwaza abana. Umuntu wawe arapfa umureba agapfana akantu kawe. Hari bivuge mu Cyongereza, there is a piece of you that dies with them. Ukwapfa gipfana nawe. Hari igice cyawe gipfana nawe ukwapfa. So iyo niyo myaka yanduhije cyane. Ikindi kintu cyangoye ni umunsi tumushyingura. So sinanamushyinguye mu by'ukuri, banshyize ku ruhande baragenda baramumanura, sinzi ukuntu byagenze. Ubwo iki gihe ntiwumvise ko Imana idashoboye? Natwarashwanye nyine ndayirakarira. Kera nibana jyenyine mu Bwongereza. Yego. Ya nibwo hari igihe najyaga numva, ariko hari ubuzima bumaze iki. Numvaga mpfuye ntacyo bitwaye. Jye kugenda cyegute Barbara. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Muri kano kanya nishimiye kuba ndi kumwe n'uyu muntu muri kureba ahangaha. Ni isura izwi cyane hano mu Rwanda, by'umwihariko mu itangazamakuru, mu rusengero, ndetse no mu bindi bitandukanye. Noneho tugiye kuvuga ku bintu navuga ngo bisa naho ari umwihariko mutarimo mumenyeremo. Araza no kutubwira impamvu yitwa Barbara Umuhoza. Turahera ku mazina. Okay. Mbanza kukuvuga. Yes. Ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane Gerard. Umeze gute se? Umeze neza. Urasa neza, reka mpere kuri icyo kintu. Urakoze. Ntabwo ari burese tubwira gutyo. Urakoze. Yeah. Tukuzi by'umweko mu bintu bitandukanye, tukuzi mu itangazamakuru by'umweko ibiganiro ujya ukora, kandi ibiganiro by'umweko bigaruka ku buzima ducamo umunsi ku wundi. Nkuzi by'umweko jewe nk'umuntu wo mu rusengero, umuntu wasobanuriraga abantu, tubyite gutyo mu Kinyarwanda n'umusemuzi, ariko ukaba n'umupasiteri. Ibyo bintu bihuza gute Barbara? Okay, ntabwo navuga ko ari ibintu nkorera icyarimwe, kuko ni imirimo utakorera icyarimwe. Ariko abenshi banzi mu rusengero kuko niho nahereye, niho natangiriye. N'ubu ndacyari mu rusengero, n'ubu ndacyari umusemuzi mu rusengero, nubwo ntakibikora full time nkuko nabikoraga mbere. Ariko abenshi niho banzi. Ni umurimo nakoze imyaka irenga 15. Semura, yes. Yego. Ariko nza kwiga n'itangazamakuru, ngenda ngira experience muri professional interpretation, none itari byo mu rusengero gusa, ariko n'ibindi bintu bisanzwe ndabikora. Nkora mu nama, semura mu nama, nyobora inama, bigenda byaguka birenga urusengero, ariko no mu rusengero ndabikora. Noneho niga n'itangazamakuru, ngira ngo niho mubasha kumbona mu biganiro bitandukanye. Yego. Yeah. Kugira ngo ujye mu gusemura, none wisanga uri gusemura mu rusengero, uze no kuba pasiteri, byaje gute kugira ngo uhere mu rusengero cyangwa ujye mu rusengero? Nagiye mu rusengero nkijijwe. Maze kwakira agakiza, nibwo ninjiye mu rusengero, nkurira mu rusengero. Nakijijwe ndi muto,
imyaka 14 15 yego mba mu rusengero iyo myaka yose nkirizwa mu rusengero njya mu murimo w'Imana nkurira mu murimo w'Imana noneho nisanga mu murimo w'Imana nisanga mu bintu byo gusemura yego mbigumamo iyo myaka yose nuko nisanzemo wisanga uri mu rusengero urimo urasemura uza no kuba pasiteri n'urugendo rurerure ntabwo ari ibintu byabaye tiktak no n'urugendo rurerure nakijijwe muri 2000 yego muri 99 98 ngira ngo nimba nibuka neza mfata urugendo rurerure nza kuba pasiteri muri 2011 yego harimo imyaka 10 n'ingahe harimo urugendo rurerure ku giti cyane uko ndi kukubona ndabona ukiri muto ndi muto uri umujene kugira ngo ube pasiteri uri umugore ibyo bintu ntabwo ndi kwikora neza wari ufite amavuta angana iki ati wari ufite amavuta angana iki gutya sinzi ngira ngo Imana igira ibyayishingiraho itoranya abantu twebwe nk'abana b'abantu tutareba cyangwa uko tubona si kwibona nibwira ko Imana yantoranije ikanshyira muri uwo muri urwo rugendo muri iyo nzira nkayijyamo ndi muto nkayikuriramo nkayimenyeramo ibintu byinshi nize mu buzima n'uyu munsi ngikoresha mu buzima busanzwe nubwo wenda ntakora mu rusengero direct ariko ni ibintu nabayemo Imana rero yanshyize muri urwo rugendo ifite ikindi igamije indindiramo igihe kiragera ubuyobozi bw'itorero nsengeramo Zion Temple bubona ko mfite ubushobozi bw'uko naba umushumba naba pasiteri sengerwa kuba pasiteri mu kwezi kwa 12 2011 yego so maze imyaka 11 ndi pasiteri 11 uri pasiteri cya bintu birakomeye Gerard birakomeye biranakora ariko ngira ngo kuko nabibayemo ndi muto nkabikuriramo nta kubeshya ubuto bwanjye bwose nabumaze mu rusengero urumva nta kintu wahombye no tato ariko icyo gihe najyaga nibaza ko mfite ibintu ndimo ndahomba kandi petetre hari ibyo nahomba nk'ibiki wahombaga icyo gihe nabonaga nk'abandi twiganye abandi twakuranye barize bararangije bafite utuzi bafite ubuzima nyine buri hejuru nkumva naracitswe icyo gihe ariko uyu munsi mbona ntaracitswe kubera ko hari ibintu nize nagombaga kwiga muri icyo gihe nshima Imana ko yemeye ko nyura muri urwo rugendo bimfasha cyane muri uyu munsi icyo ni kimwe icya kabiri nk'uko dutandukanye mu buzima niko n'inzira zacu zitandukanye niyo mpamvu iyo ushatse gukompara cyangwa gukompitinga ni gute se ukompitinga n'umuntu ujya Musanze kandi wowe ugomba kujya i Butare ariko Barbara so ntaratakaza igitekerezo aho hantu so nyuma nibwo naje gusanga ko ntabwo twari muri competition nta nubwo nacitswe nari mu murongo nagombaga kuba ndimo nabo bari mu mirongo yabo yego ndi kwibaza ugurumva wari umukobwa uri umujene uri mutoya uri mwiza ari ambiance ari ibintu navuga ngo wagombaga gucamo wenda utigeze ucamo ukabona abandi barajya kuryoshya ubuzima wowe mu rusengero nk'ibyo bintu ntabwo navuga ngo byigeze bigucika uvuga ngo uti nyamara ushobora kuba nyine ntari mu murongo nyawo sinzi reka nkubwize ukuri kubera ko nakijijwe ndi muto narakijijwe ibintu by'Imana mpita mbijyamo wese nta kintu nsize umutwe amaguru amaboko umubiri wose ubugingo umwuka byose mbijyamo ni nako nteye ariko buri ikintu ndimo nkirimo ikintu ntarimo sinkirimo so kuko nabigiyemo wese nkaniyemeza nkanikomitinga sinigeze ndeba ku ruhande ngo mvuge ngo ngo ndacitswe
numvaga ko icyo kintu ndimo ngomba kuba nkirimo byanze kuza n'uyu munsi ntabwo ndeba ku ruhande nti nacitswe biriya kuko mfite ubuzima bwanjye ahantu nabushyize gewe mu myumvire yanjye no mu mitekerereze. Izo mbaraga ukazikura he? Ni iz'umwuka wera. Kuko Barbara reba kubera ko reka ntabwo ushobora kubyumva nta n'undi muntu wabyumva by'akarusho nkuganirije n'ubuzima nabayeho i Burayi jyenyine ndi umujene. Yego. Ndi umukobwa ukiri muto mfite imyaka 16 ariko nari naragiye mu Mana narimariye mu Mana nta kindi kintu mbona nta wundi muntu mbona nta wundi muntu numva. Hari ahantu connecta n'Imana ntugire ikindi kintu sinzi ukuntu nabisobanura ntugire ikindi kintu utekereza ngo wumva ngo urimo gucikwa cyangwa hari ahantu bisaba kuhagera kandi aho hantu iyo uhageze uhabwa imbaraga zo kutanareba ku bindi biri ku ruhande biri kugucika. Aho hantu rero niho navuga ko nabaye formé harema caractère muri jewe yo kudashaka kwisanisha n'abandi kudashaka kugenda ingendo y'abandi kwishimira ingendo yanjye kwishimira ubuzima bwanjye uko bumeze mu buryo buri simple gutyo kumva ngo abandi barasohoka ngo nacitswe nukuri ntacyo babimbwiye nta nicyo byigeze bimbwira na gitoya ufite ako bashuti inshuti zawe zitari izo mu rusengero nari nzifite n'ubu ndazifite zijya no mu tubyiniro ndazifite n'ubu ndazifite ntabwo urinjira mu kabyiniro we ngo na rimwe akabare nakajyamo yego ariko ntabwo urinjira mu kabyiniro ngo ure ukuntu abantu babyina ambiance ihari byonyine niyo nicaye ahantu nkumva umuziki urasakuza mba numva umutwe ugiye guturika yegeye sinkubere urumva utaracikana iki ntacyo numva nkunda umuziki Gerard nkunda umuziki numva umuziki numva genre z'imiziki itandukanye ariko kujya mu kabyiniro ngo tukarara tubyina ngo kugeza mu gitondo ntabyo nzi kandi numva nta n'icyancitse singiye no kubyina uramutse ugiyemo ugasanga warahombye ntabwo agira n'icyo ubusa ubwo se naba nagiyemo gute ako nabadefeize oh my god nagenda nkahagarara nkabadefeize abantu bakavuga bati uyu muturage avuye nuko sasa rero wenda turajya no ku gitabo turaza kukivuga mu kanya gato cyane gusa ndabanza kumenya urumva gukizwa kwawe wakijwe uri muto ufite imyaka 14 y'amavuko ku myaka nk'ingo ukizwa iki uba warakoze iki naricaye numva ijambo ry'Imana numva nkeneye iyo Mana barimo kumbwira numva uwo Yesu bambwiye ndashaka ko aba mu mutima wanjye numva ndashaka ko agendana nanjye aba mu buzima bwanjye apana ngo nagiye mu rusengero ku cyumweru ngo nakoze ibisabwa n'idini runaka yego ariko nkeneye kugendana na Yesu reka tubyoroshye Gerard agakiza no kubwira Yesu ngo ngwino mu mutima wanjye tugirane ubusabane umbabarira ibyaha byanjye ibyo nakoze nzi ntazi ugendane nanjye tubane mu buzima aho niko gakiza simple ntabwo bisaba ngo nakoze ubusambanyi bwinshi ngo none ndarushye ngo ngiye kwihana yego kuko gukizwa ntibivuga ko utazongera kugeragezwa gushaka gukora ubusambanyi urabyumva ntabwo bivuga ko utazongera kugeragezwa gushaka kunywa inzoga cyangwa n'ibindi byinshi twita ibyaha tuzi nduva twabigize theology ariko gukizwa no kwakira Yesu mu buzima bwawe n'imbaraga z'umwuka wera zigushoboza kwifuza gusambana ariko ntubikore uko ngoko nabimenye icyo nifuzaga nakimenye nuri kutwumva muri kano kanya ashobora kuba yasobanukiwe by'umweko impamvu Barbara yakijwe ku myaka 14 y'amavuko akiri muto cyane handi umuntu abatekereza ko nta cyaha aragira n'ibindi bitandukanye nuko nguko bamwe tubitekereza. Barbara waje kwandika igitabo muri no minsi ni igitabo uzanamurika mu minsi mike cyane iri imbere kwa gatandatu ndabona cyanditseho shaped niryo zina ryacyo yego cyitwa shaped bishatse kuvuga iki mu Kinyarwanda shaped bivuga uwabumbwe mbisize mu Kinyarwanda bivuga uwabumbwe yego ni igitabo nanditse uyu ni umushinga umaze imyaka 2 yego kwandika biratinda kuko binyura mu ma etape menshi atandukanye
nagitangiye kucyandika muri covid lockdown ya mbere yego ariko ntangira kucyandika navuga ko ntago natangiye kucyandika mvuga ngo ngo ngiye kwandika igitabo sinzi hari abagira izo revelation cyangwa se hishurirwa ati ngiye kwandika igitabo ariko hari nundi biba gutya ukandika akantu agapaje kamwe hano ukandika kandi hariya ukazateranya udupaje twawe tinyamara bya bintu byavamo ikintu yego so ngewe natangiye kwandika muri covid kubera ko aha nanone ndagira ngo tuganire ku kintu cya mental health ku buzima bwo mu mutwe kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ibintu bimaze iminsi bivugwa ariko ndagira ngo mbivugeho cyane mu buryo bwimbitse nari maze iminsi nganira n'umukansula umujyanama wo mu buzima bwo mu mutwe kubera ibibazo bitandukanye nari mfite mu buzima icyo gihe yego noneho ikintu kimwe yarambwiye ati ujye wandika niwumva ubabaye ujye ufata bike na notebook wandike ibintu biri mu mutima wawe kera najyaga nandika nkiri mutoya najyaga nkora ibyo bita journaling kwandika uko umunsi wagenze uko wiyumvise n'ibiki byose so mu kumbwira icyo kintu yaramfashije ko yansubije ku bintu nakoraga kera so mu gihe cya covid rero nanone turafungiranye mu nzu nta muntu usohoka nta wuzi uko ejo hazamera ngira ngo twari tuzi ko tuzakuraho maske nk'uko uyu munsi tuvuga nta maske twambaye inkingo zarabonetse we didn't know nta wari uzi aho isigana so ntangira kwandika kuko navuganye nawe wa mukansula ndamubwira ko ntashobora kubonana nawe ko tutava mu nzu ko tutabonana tuzajya duhura dute ngo tuganire ibintu numva ndimo guprocessinga mu mutwe nzajya mbisohorane arambwira ngo tangira wandike yego ntangira kwandika bwa mbere naranditse ziba nka page 5 cyangwa 6 nzereka umushuti wanjye ndambwira nti ntebera bino bintu urabibona gute yego arabibona ati ibi bintu uzi ko ari igitabo uzi ko uri umwanditsi ntago ndi umwanditsi ntago genda umwanditsi nize media nize itangazamakuru communication yes public speaking ndayikora ariko ntago genda umwanditsi atoya atari ko urandika ati komeza wandike ati ibintu byose urimo kwandika mu mutima bisohore atari ko noneho usubira inyuma mu mateka yawe none utangire wandika uko ubuzima bwawe bwibuka bwabaye ko bwagenze ntangira kwandika covid lockdown yahise mbese kwandika byahise biba akazi nakoraga muri lockdown yego nk'umuntu ujya mu kazi mu gitondo nkabyuka mu gitondo nkitunganya nkafata ifunguro nkandika nkafata pause gutyo wari watangiye wandika ku kibazo wari ufite yego ikintu nyamukuru wari ufite cyatumye umuganga akubwiye ati Barbara uyu munsi kugira ngo ukire kugira ngo umere neza kugira ngo wongere utekereze neza no kwandika ni igiki so nari natangiye nandika ku bibazo nari mfite icyo gihe kandi uranyemerera mbivuge gutya iyo chapitre nanditse iri mu gitabo yego uratubonjaho oya ntago mbahonje so iyo chapitre nayanditse iri mu gitabo iri mu mashapitre ya nyuma yego icyo gihe nayandikaga nk'umuntu urimo kuyireba muri pase nkuko Gerard nkuko turi muri 2022 ugasa nkaho urimo kurakonta umuntu kubwira umuntu uko 2020 yagenze yego so iyo chapitre nayanditse nk'umuntu urimo kureba inyuma y'iyo chapitre icyo kibazo maze kucyambuka nabayeho yego urabyumva yego nandika iyo chapitre mpera kuri iyi chapitre ya nyuma mu by'ukuri igitabo njya kucyandika nahereye ku mashapitre ya nyuma yego kuko icyo gihe nibwo nari ndimo ndwana n'ibyo bibazo nari ndimo nyuramo warumbwiye kubahonje iyo chapitre by'umwihariko ntago ndayivugaho nta hantu ndayivuga mu itangazamakuru iri mu gitabo gusa kubera iki ni chapitre yiremereye y'ubuzima bwanjye
cyo ni icya mbere. Icya kabiri ni chapitre uburemere bwayo nanze ko bumira igitabo cyose. Ni chapitre nshaka ko abantu bazagura iki gitabo bakagisoma bakaza kuyigeraho bakanayirenga kuko hari izindi ziyikurikira. Yego. Bakayirenga bamara kuyirenga bakavuga okay. Cyo ni icya kabiri. Cya gatatu ni chapitre iremereye ndimo kwandika iki gitabo naje gusanga ifite page nyinshi ubwayo. Ndavuga nti ubusi iki gitabo kiraba chapitre imwe, ubuzima bwanjye ntago ari chapitre imwe. Ndesida kuyigira ngufi kugira ngo nzayihe attention ikindi gihe. Yego. So ubwo iryo ni isezerano mpaye abadukurikiye ko hari ikindi gitabo kizaza kivuga kuri iyo chapitre. Kirambuye kuri iyo chapitre. Byanze bikunze kugira ngo ujye kwandika ku kintu runaka. Si tunono ku kintu navuga ngo kireba amarangamutima yawe bwite. Kugira naho ujye gufata umu psychologist cyangwa umuntu ufite ubuzobere mu kuvura mu mitekerereze mu mutwe. Nuko biba biremereye. Kuremererwa bimera bite? Kuremererwa ndabihuza n'ikintu dukunze kuvugaho ariko abantu wenda ntibabifata mu buremere bwacyo, ikintu cy'agahinda gakabije, ikintu cya depression. Ntabwo tujya tuvuga kuri depression, nta nubwo tujya tubyemera ko turi depressed. Kubera ko twumva ko mental health cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe ni iby'abasazi ndera. Ariko ntitwibaza impamvu umuntu aremerewe mu mutima we ntabashe gusinzira, atanyoye imiti, atabanje kwidroga ngo anywe inzoga cyangwa ikindi kintu, kubera kwa kumva uremerewe, umutima uremerewe, umubiri ahantu hose ukamera nk'umuntu wahiye. Niko warumeze nawe? Niko nari meze. Wumvaga umeze nk'umuntu wahiye? Numvaga ameze nk'umuntu wahiye. Kandi biturutse mu bitekerezo? Biturutse mu bitekerezo, biturutse mu marangamutima nari mfite icyo gihe. Arigiye amarangamutima yakurengaga kumva ugezeho no kurira, kumva wasakuza? No, icyo gihe sinariraga. Icyo gihe sinariraga, nayo ni yindi chapitre. Natangiye kurira nanditse kuri chapitre y'urupfu rwa mama. Oh, sorry. Mama yapfuye muri 2012 apfa ntwite. Ariko sinabashije kuririra urupfu rwe kuva icyo gihe amarira arakama. Mara imyaka 8-9 ntabasha kurira. Kuki utarize? Nuko nari ntwite. Igihe apfa nari ntwite bambuza kurira. Kubera ko niyo nda yari yarangoye cyane bambuza kurira. Bambwira bati urashyira umwana muri risk nurira arajya muri distress, ushobora kujya muri distress. Cyangwa se guhungabana. So icyo gihe rero mbika amarira, nitoza kutarira, ahubwo nkarwara umutwe. Nkahorana umutwe, nkahorana umutwe w'uruhande rumwe, nababara nkahita ndwara umutwe w'uruhande rumwe, narakara nkahita ndwara umutwe, ibyo bintu. Yego. Ariko bigenda byubaka ikintu ku mutima, byubaka ikintu. So ndimo kwandika igitabo rero, usibye iyo chapitre nanze kuvugaho, nabaye oblige no kwandika kuri chapitre y'urupfu rwa mama. Yego. Y'uburwayi bwe n'urupfu rwe. Ndumva naraririye urupfu rwe bwa mbere mu buryo bufatika nandika iki gitabo. Nyuma y'imyaka 8-9. Numva aribwo nabashije kwandika nkabisohora, naranditse kwandika ndabireka ndicara ndarira ndabyiyemerera kurira. So iyo chapitre y'urupfu rwa mama yarankijije. Yaranyorohereje. Yaranyorohereje kuko uyu munsi mbona ibintu binshimishije nkarira, ndababara nkarira, ndabyumva ko kameme hari amarira mu maso. Barbara, gufata icyo gihe cyose ukabika amarira ni ikintu gikomeye, gupfusha mama wawe ni ikintu gikomeye, kongera n'ibindi wari ufite noneho. Ibyo ngibyo biri muri kino gitabo. Ukabika amarira igihe kinini. Birashoboka cyane, hari abantu batari. Ariko biragoye. Bivamo izindi ndwara. Imiti, uhora ku miti. Nanjye nagendanaga imiti y'umutwe, sinashobora kumara icyumweru ntanyoye imiti ya migraine nka 2 cyangwa 3. So reka nkubwire ukuntu ibintu biba bimeze.
no kuvuga ngo uhuye n'ikibazo ntigikemutse hahise hajyaho ibindi yego bikomeye kandi noneho ukagera ahantu ukavuga uti mva I have no time nta mwanya mfite wo kuririra iki nta mwanya mfite wo gukemura iki kandi iki kiraje reka mbanze mpangane n'iki babyita fire fighting uhora uzimya imiriro ni ubuzima buhora buzimya imiriro hari abantu babayeho ubuzima Gerard ni ubuzima buzimya imiriro donc arababaye arakomeretse ariko mu gihe atararangiza iki hakaba hajeho ikindi akaba aragicumbitse so amarira yakaririye iki akayabika there is no time to cry nta mwanya wo kurira uhari wo kwiyemerera kumva ahubwo ararwana no gusurvivinga none se mfite umwanya wo kurira ejo ntazi nimba abana bazarya none se ndarira ejo se minervare zizavahe ibyo kurira niwe biretse hanyuma abana bige hanyuma ngwaze umubyeyi akire hanyuma nishyure facture hanyuma nishyure inzu hanyuma imyaka ikagenda itambuka umuntu umutima ugenda uremererwa ariko bikagenda bimugiraho ingaruka ntabwo abizi ariko hari ahantu biri kujya yego nagiye wigeze ugera kumva reka nkweshe ino tarime ndabizi ko atari nziza ariko isobanura byose ntagiye wigeze ugera ukumva ubaye umusazi no si birakurenze ntago mbyita umusazi no sinshaka gukoresha ijambo umusazi wenda birandenze yes hari aho byageze urasenga mu busanzwe ndasenga ariko ugizeho birakurenze reka rero nkubwire ikintu kimwe hari itandukaniro umuntu agizwe n'ibice bitatu umuntu ni umwuka ufite ubugingo bituye mu mubiri twaremwe turi imyuka dufite ubugingo ni amarangamutima yacu ni ubushobozi bwacu bwo guhitamo guhitamo gushaka dutuye mu mibiri imibiri irabora yego sibyo yego ubugingo bugasubira ku Mana niko dukunda kubivuga nimba ntabyitiranije gusenga ni mu mwuka biba mu mwuka kandi imbaraga z'umwuka zibasha gukiza umubiri zibasha gukiza amarangamutima yes ariko ikibazo cyo mu mutwe nacyo ntitwakirengagiza nk'uko urwara malaria ntitwirengagize malaria ngo tuvuge ngo turagusengera gusa birangiraho ujya kwa muganga bakakwandikira imiti ya malaria urwaye inkorora uragenda ukivuza inkorora ariko wasenze n'ubuzima bwo mu mutwe rero nubwo dusenga ntibitubuza twebwe abantu bafite brains ubwonko kuremererwa mu bwonko ukaba wakenera ubufasha ukaba wakenera kuganirizwa gutekereza ubufasha ni kimwe ariko ari igihe utekereza ko kuba wava muri ubu buzima kwiyahura bijyamo uruhare bibaho ntabwo ugize bikubaho wowe kera ntabwo ari muri ubu buzima kera byagenze gute kera nibana jyenyine mu Bwongereza yego nibwo hari igihe najyaga numva ariko hari ubuzima bumaze iki sinigeze ntekereza kwiyahura ngo ariko ngo wabitegura hako numvaga nanone kubaho nta gitangaza gihari ku buryo isa iyo ari yose numvaga mpfuye ntacyo bitwaye byo kugenda gute Barbara mu Bwongereza uri mu Bwongereza ugomba kugura igitabo bagomba kugura igitabo Gerard ni inkuru ndende zisaba kugura igitabo bisaba kugura igitabo ni inkuru ndende zisaba kugura igitabo but nari nkivuga kuri icyo kintu yego hari ahantu ubwonko bw'umuntu bugeraho bugasa nk'ubucikanye bugeraho bugasa nkaho imbaraga zirashize singifite imbaraga zo gukomeza singifite imbaraga zo kwihangana I can't ndarushye intugu zirarushye ntizigifite ubushobozi bwo kwikorera singifite aho nshyira iyi miriro ikomeza inyakiraho I just can't aho rero bamwe bahagira icyo twita mental breakdown mu mutwe bakavuga ngo yasaze ariko
biba byabaye byinshi kandi atarabisohoye. Niyo mpamvu mvuga ngo harageze ko dusohora ibiturimo. So unsubije kuri icyo kintu warumbajije, iyo ni chapitre yindi y'ubuzima nabayeho jyenyine i Burayi, ndi jyenyine, ndi muto nibana. Wari ufite imyaka ingahe? 16. Wari muto cyane. Hako mbubamo ku myaka nk'itanu. Imana iranshoboza, ariko hari igihe nibazaga ariko harya ubuzima budafite icyanga, kubera nanone impamvu zitandukanye z'ubuzima nari mbayemo icyo gihe. Ibyo tuzasanga mu gitabo. Ari ibyo muzasanga mu gitabo. Ariko nanone ibyo tuzasanga mu gitabo. Ariko umuntu ashaka kwibaza ngo Barbara, icyo gihe wumvaga wanze ubuzima, wumvaga unapfuye ntacyo byaba bitwaye, muri wowe wumvaga umeze gute? Muri we ijoro ryabaga rirerire gute? Ni wa munaniro navugaga. Ndabizi ko hari abantu bankurikiye uyu munaniro ndi kuvuga bawumva. Ibitotsi ngo sinasinziriye neza nijoro, cyangwa ndara ku gitanda kitameze neza, cyangwa ndi mu nzu mbi. Ni umunaniro uri ahantu mu mutima. Ugasenga Yesu, ukizera Imana, ukaba ufite ibyiringiro ko Yesu naza tuzajya mu ijuru, ariko urananiwe ahantu. Urababaye cyane. Urababaye kandi ukumva nta n'umuntu wakumva ko kababaro, ukumva kandi n'igihe kirekire. Ntago ari ibintu byakubaye hejuru, n'igihe kirekire. Wakagize ukuva ukiri umwana muto? Mu bihe bitandukanye, ntabwo navuga ngo kuva ari umwana muto, ni mu bihe bitandukanye. Kuva mu bwana, mu bukuru, byose? Mu bihe bitandukanye. Kandi si jye jyenyine. Kumva aseza wari ukiri muto, wakiri umwana. Nari muto yes. Ariko nta nubwo ari jye jyenyine gusa, by the way Gerard. Twese dusubije amaso inyuma tukareba ubuzima bwacu, tukareba ibintu twanyuzemo, hari ahantu twagiye tunaniririrwa, hari ahantu twakomerekeye mu buzima. Hari abakomerekeye mu miryango, iyo bavukamo, iyo barerewemo, aho babaye, aho bakuriye. Hari abakomerekeye mu mashuri bigiyemo, abakomerekeye mu tuzi bakoramo, abakomerekeye mu ngo zabo, mu rushako. Donc tugenda twese dufite ibikomere tugenda turamasa ahantu hatandukanye. Kandi ntago twabivuga, ntago twese twumva ko twabivuga, hari nubwo atari ngombwa ko tubivuga kuri public platform. Ariko turekonese, tumenye ko hari ibintu twagiye tuvunikiramo. Ese ibyo bintu twavunikiyemo byatugizeho izihe ngaruka mu buzima bwacu? Abo turi bo uyu munsi, ese ntibifite imizi, ntibikururana na biriya bintu twagiye duterura dufata? Ese turabikoraho iki uyu munsi? Nese Barbara, kugira ngo udafata icyemezo cyo kwiyahura, cyo kurangiza ubuzima bwawe, hari igihe umuntu aremererwa mu buzima bikamucanga, akavuga ufashe icyemezo byanze bikunze ndarushye. Wa mutwaro wari ufite kugira ngo udatuma ujya mu kwiyahura, byagenze bite? Wifashijwe muri izihe mbaraga? Kagakiza kampaga ibyiringiro ko ibintu bishobora guhinduka. Uwagize mu ijuru cyangwa ukiri ku isi? Kagakiza hahoraga hari ijwi rimbwira ngo bizahinduka. Ariko uko byahindutse si uko nabitekerezaga. Byaje kuba bibi. Byaje no gukomera cyane kuruta uko byari bikomeye icyo gihe. Ariko hagahora ijwi rimbwira ngo humura, hari igihe, hari umunsi. Tegereza uwo munsi wicikana, donc reka kurekurira hano. Hari umunsi uzabona umuseke utambitse. Ihangane. Ariko uwo munsi ugasa nkaho ugiye kuwugeraho, ukongera ukawubura. Ijoro rigasa nkaho rikomeje. Ariko ryajwi rigakomeza ngo oya, wa munsi uzaza.
so iryo jwi niryo nakomeje gukurikira nkavuga nti ibyo ari byo byose ntabwo Imana yangeza aha kugira ngo birangire gutyo, ntabwo ari uko inkuru yanjye igomba kurangira, ntabwo Imana igarukiye aha, Imana ntabwo inaniririrwa hano, ntabwo ari aho inkuru igomba kurangirira. Reka nihangane ntegereze uwo munsi. Ugahora utegereje? Ahora ntegereje wa munsi. So ndi umuntu ukunda kureba muri future kuko hari ijwi rihora rimbwira ngo hari umunsi. Ugahora utegereje ariko none urushye. Ariko iryo jwi rikubwira ngo tegereza, sinzi ukuntu ribigenza rikaguha imbaraga ugategereza. None se simpara uyu munsi? Ndahari. Ntagiye wigeze winubira Imana? Ibyo bihe nabyo byarageze. Ukumva nayanze? Cyane rwose nkabibwira nti kwanza nta nibyo turi buvugane. Nta gahunda mfitanye nawe. Warasengaga ariko narasengaga ukumva ucitse intege zo gusenga. Let me tell you. Ikizaba cyose ntikizatubuze kuvugana n'Imana no gusenga. Icyakubaho mu buzima cyose kiremereye, cyoroshye, kibabaje, gishimishije, ntikizagufunga akanwa ngo ntubwire Imana icyo utekereza mu mutima wawe. So hari ibihe nanyuzemo bikomeye byambumbye nkuko mbyandika mu gitabo, ariko sinigeze nceceka ngo simbwire Imana uko mbyumva nuko mbibona. So, nanyuze mu bihe bikomeye, yes, nkanayibwira nti Imana nukuri ngewe nawe tubyihorere rwose, ariko nkayibwira ndarushye, ubu se ntubibona ko ndushye? Ariko ijwi riti ntacyo urarushye ariko wa munsi uzaza. Ibyo byiringiro bigahoraho. Nkavuga nti ariko ndarushye ndapfuye, ariko wa munsi uzaza, humura, wa munsi uzaza. Ijoro ribi utajya wibagirwa muri icyo gihe uri mu Bwongereza ufite depression, agenda gakabije nirihe? Byari imeze gute, byagenze gute? Se kurigira ijoro rimwe. N'amajoro menshi. Amajoro menshi. N'amajoro menshi. Byari byo byose ayo majoro menshi ashobora gukubira muri rimwe. Ukatubwira muri rusange ukuntu utajya wibagirwa amajoro. Sito none niyo urwaye ku mubiri mwijoro nibwo uremba. No mu bitekerezo. Ntago natekereza ijoro rimwe specific. N'amajoro menshi ni iminsi myinshi. Ubwo waryamaga se ukararurira umusego kuzama? Icyo gihe nabwo amarira nari narayabitse. Ibitotsi ukabibura se? Naburaga ibitotsi. Yes. Ukajya kuryama? Naraburaga ibitotsi, sinanywaga inzoga, narebaga televiziyo cyane. Naridrogaga kuri televiziyo, nkareba televiziyo, nkaba nareba televiziyo kugeza saa 9 za mu gitondo, saa 10 kugira ngo nduhe cyane mu mutwe nze kuryama. Ariko kugira ngo sinze gutekereza ibirimo kuba. Ariko si ijoro rimwe cyangwa umunsi. Wajya mu gitanda bikanga? Nkabura ibitotsi nkaguma nzenguruka mu gitanda. Arwagiraga mu gitondo utara? Ego. Wajya ku ishuri se cyangwa n'ibyo wakoraga? Nkajya ku ishuri nyine nsinzire meze gutya. Wabishoboye gute se ahubwo? Ni Imana, Gerard, hari ibintu tutabonera ibisobanuro. Gusa ubinyuramo ukabisurvivinga ukavuga uti Imana urakomeye. Hariya nahanyuze nte? Byagenze bite? Kuki utatinyukaga ngo ubibwire nk'umuntu? Umubyeyi? Uvandimwe? Numvaga ari kubaremerera kuko bari kure. Nanjye ndi kure. Nkumva ndabatera agahinda nabo katari ngombwa. Kandi nige mwana mukuru, nige imfura, nkavuga ndi mukuru. Komera b'umugabo, komera. Uko gukomera ko niko kwakwisha, ko kwikomeza. Wumva se Gerard kurimo kubyumva neza? Yes. Uko kwikomeza uko kwikomeza rero hari ibyo kwica mu buzima bwacu. Ubibona mu myaka iri imbere, ariko biragufasha ukambuka aho hantu buri urahambuka. Ikintu cyakubaye ni igiki? Gerard, kuki udashaka kugura igitabo cyanjye? Igitabo? Ubwo ku muntu uri muri kano kanya? Yego. Agomba kugura igitabo cyitwa Shaped, kiri muri Ikirezi no muri Caritas na Charisma, kizagerayo no ku kibuga cy'indege, ariko na details zo kukiguriraho turaza kuzitanga.
birasaba ko umuntu iyi nkuru tuyitangirana tukayigendanamo neza kugeza aho igeze uyu munsi kuko turacyariho turacyandika inkuru uburyo twakigura nabwo wenda butubwire mu buryo yego kugira ngo nufatira hagati aze kukibona yego iki gitabo natanga nimero bahamagara kugira ngo bakibagezeho 07 9 12 5 8 07 9 12 5 8 hanyuma bakabafasha ukuntu mwakigura ariko no ku Kirezi bazagisangayo mu minsi iri imbere turaza no kuyipini turaza no kuyishyira kuri iki kiganiro ku muntu ushaka by'umweko iki gitabo ashaka kuba yahamagara ndetse akamubwira n'uburyo yabona iki igitabo tugana ku musozo ndifuza kumenya wahuye n'ibibazo bitandukanye byatumye wandika kino gitabo byanze bikunze byanakubumbye ukaba uri barabara uyu munsi umuhoza tubona ufite ibitekerezo turi kubona hano tuzabona no muri kino gitabo mu gihe tuzaba twagisoma ibyo bibazo byawe wari ufite kuva ukiri muto kuza kugeza ukuze unashatse unabyaye uza kumva inkuru mbi nkeka ko ari inkuru mbi cyane pe ku muntu yagakwiye kumva ku isi ni inkuru mbi baravuga ngo akabura ntikaboneke nyina w'umuntu wumva inkuru y'uko ngo mama wawe ashize mu mwuka utazongera kumubona uwo munsi uwushushanya gute byari bimeze gute muri wowe mama yarwaye imyaka myinshi umunsi apfa ntabwo ari wo munsi wandemereye kuko yapfuye buri munsi mu minsi yari ariho yarwaye imyaka myinshi yapfaga buri munsi so sinaremerewe n'umunsi nyirizina apfa kuko umunsi nyirizina apfa nabonye ko aruhutse ariko naremerewe no kumurwaza n'ibintu twanyuzemo arwara apfa buri munsi abantu bafite abarwayi barabyumva abarwaza ababyeyi abarwaza abana umuntu wawe arapfa umureba agapfana akantu kawe hari bivuge mu Cyongereza there is a piece of you that dies with them hari igice cyawe gipfana nawe uko apfa so iyo niyo myaka yanduhije cyane apfuye yararuhutse nabonye aruhutse ikindi kintu cyangoye ni umunsi tumushyingura nari nkuriwe inda y'amezi 7 noneho ndabyibuka tujya kumushyingura sororo kubera ko ngo mu migenzo ya kinyarwanda simbizi ntago umugore utwite ngo ashyingura sinzi ibintu nk'ibyo so sinanamushyinguye mu by'ukuri banshyize ku ruhande baragenda baramumanura sinzi ukuntu byagenze nza kujya gushyiraho indabyo n'ibiki byose muri icyo gihe cyose ukuntu twamushyinguye n'ukuntu twari twaramurwaje n'ibiki byaramvunnye n'umunsi apfa waramvunnye undi munsi wamvunnye ariko nawe mbyandika mu gitabo undi munsi wamvunnye ni umunsi w'ubukwe bwanjye waramvunnye cyane mu mutima kubera ko ubukwe ni ibirori ariko nari murwaje nta nubwo yashoboye gutaha ubukwe kuko ntiyari akibasha kujya mu bantu guhuza ibyishimo n'akababaro donc kuba mu birori ukaba normale ukamera nk'umuntu wishimye kandi hari igice cyawe kidahari it was hard biravuna ndetse cyane ukimara kubwirwa ko cyangwa ukimara kumenya ko mama arwaye gukira bidashoboka umva nkeka ko ariho hantu habi hakugoye ahangoye ni ugusenga ngo akire imana ntimukize ntakire icyo gihe wabigize ute ibyo nabyo twarabipfuye n'imana yes gusenga amasengesho menshi ngo akire ntakire
ubwo iki gihe ntiwumvise ko Imana idashoboye oya twarashwanye nyine ndayirakarira ndayirakarira ariko hari ikintu cyitwa sovereignty y'Imana ubudahangarwa bw'Imana buyemerera gukora ibyo ishaka kubishaka icyo kintu nacyo cyarangoye kucyakira igihe kinini biri mu bintu byaremeraga umutima wanjye kumva ko none se Mana ndasenga ndagukorera nditanga ndagusaba gukiza mama ukabyanga byari bikomeye ubonye Imana itamukijije ntawe wageze uvuga uti Imana muruhure noneho oya nubwo yarababaye ariko numvaga nshaka ko agumaho Barbara ukomere cyane urakaze iki gitabo ukimara kucyandika wacyanditse uremerewe wacyanditse ufite byinshi cyane ushyiramo kandi bigonga umutima wawe ukimara kucyandika nibura wararuhutse yego cyane uyu munsi undi muntu mushya yego yes cyane numva hari imitwaro nashyize hasi numva I feel lighter numva ntaremerewe cyane twakubonaga usemurira Gitwaza mu myaka myinshi cyane ishize icyo gihe cyose wabaga ufite ibyo bintu byose bikuri mu mutima twakubonaga uri umuntu uri happy wishimye wari ufite ibyo byose umwana w'umuntu ni mugari Jared umwana w'umuntu ni mugari cyane umva ubika umutima w'umuntu ni mugari cyane ubika ibintu byinshi wese munaga ufite agahinda kangana kuriya cyane ugaseka cyane imbere y'abantu tukabona bizanakugora guhura nanjye narakaye ahubwo sinzi kwijima ndaseka si uko mbyigirisha ntago mbyigirisha ariko nanone ndi umuntu simba numva ko biri ngombwa ko untindaho ngo duhure ngo aho nicaye hose ngo ndire ngo uteri impuhwe n'uwo mwanya sinawubona ariko kugira ngo ngusubize kuri kiriya kintu nakoreraga Imana mvuga nti Imana ndaje ukomeze kose mu mutima Imana yo yabagize ukomeze kuko nanahagararaga imbere nayibwiye ukomeze Imana dore ukuntu umeze mu mutima ndarushye ndaremerewe ndababaye ariko wantije ubugingo wantije ubuzima ndiho ntabwo uranya ku buzima wampaye impano kugira ngo iheshe umugisha ubwoko bwawe reka nguhe ideni niko nabifataga Mana reka nkwihe ndakwihaye ni ideni reka nkwihe kugira ngo nguhe icyubahiro nubwo mu mubiri mbabaye nubwo mu mutima mbabaye ariko reka ibyo wanshyizemo bitumye ukindinze kugeza uyu munsi mbiguhe ubikoresha nkavuga ngewe nakoreye Imana mvuga nti ndimo ndakorera Imana nta marangamutima arimo nta si ubusitari si ukwigaragaza kuko byaranamvunaga cyane yego ariko nkavuga nti Mana okay n'ibyawe aryo wavaga mu rugo wumva intege zicitse ariko ukagenda ukabikora cyane kandi nazamuka nkabona imbaraga zindi zidasanzwe zibikora kandi Imana iratangaje twajyaga kurangiza kwigisha norohewe ufite ngira ngo niyo mpamvu nagarukaga twarangizaga kuvuga ubutumwa norohewe numva ameze neza nko ku giti cyawe wenda tutagiye kugusemurira Gitwaza igihe wavugaga ijambo ry'Imana bibaye ngombwa ko wigisha ijambo ry'Imana ntagiye wigisha gukigisha ibintu nawe ubwawe udakora bitewe n'uko ufite agahinda ariko ugomba kwigisha ibyishimo kugira ngo abantu bishime si kenshi nagiye nigisha ku giti cyanjye si kenshi ariko n'inshuro nigishije ntabwo nigishaga ibintu bijyanye n'ubuzima bwanjye direct byabaga ari ubutumwa Imana yampaye bw'ibindi bintu bitandukanye ariko si kenshi akenshi imyaka myinshi narayisemuye kuruta kwigisha Barbara afite igitabo cyitwa Shaped ni igitabo muri kureba ahangaha ni igitabo byanze bikunze neza ko dukora iminota mike cyane ariko ubuzima bwa Barbara ni ubuzima navuga ngo buri wese yagakwiye kuba yasoma bitewe n'ibyo yaciyemo ntabwo abyumvise byose
yagiye agushyira ahantu ku buryo igitabo byanze kunze ugomba kukishaka ukakigura, yahakubwiye aho ugomba kukibona. harya hatwibutse Ikirezi, Caritas na Charisma. nimero de telefone 07 12 12 587. muyihamagare barabagezaho icyo gitabo. barakora deliveries. Yego. Barbara, twishimiye kuganira nawe muri kino kiganiro cyitwa Inkuru yanjye. Urakoze. Ibihe byiza kuri wowe. Urakoze.